Hello friends, ntongeye kubasuhuza by'umwihariko nk'inshuti zanjye z'akadasohoka. Ese mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute? Yes, nanjye meze neza ndashima Imana. Hanyuma uno munsi mbazaniye indi episode ya gatatu. Yes, inkuru y'urukundo episode ya gatatu. Utararebye iya mbere musaba usubire inyuma urebe izibanza, hanyuma kandi subscribe, like, share, izikurikira ntizizagucike nk'uko izambere zagucitse. Yes, uno munsi rero mbazaniye gatatu, ntabatindire reka dutangire. Naramubwiye nti ejo ubwo nari ndi kuri Facebook nagiye kubona mbona friend request y'uwo bita Uwase Vanessa. Nkanze ku ifoto ye ngira ngo ni marayika nge ndi kubona. Eva ahita ambwira uti genda vana bikabyaho, mpita muca mu ijambo nti wibyina mbere y'umuziki wangu, wowe ntega amatwi ibindi ubimbaze nyuma. Eva arambwira uti ke ngaho komeza umbwira. Ubwo rero natangiye kumuganiriza biratinda, sinamenye uko agatotsi kantwaye, nshiduka nasinziye. Eva ahita ambaza uti ariko mani uri umusazi cyangwa niho uri kwerekeza, niho ugana? Eva arambaza uti ibyo nibyo wampamagariye? Ndamusubiza uti wapi dage we. Ndongera ndamubwira ati ahubwo umva, kare saa sita tugiye muri pause nahise njya online nsanga yanyoherereje tu message zimbaza uko naramutse, zinanyifuriza umunsi mwiza. Eva ahita ambaza uti none se urakeka ko yagukunze? Nawe ndamusubiza uti yego mani, kandi nanjye nabonye ntari bari icyuki. Eva nyumvise ahita avuga uti ngaho nyereka ifoto ye ndebe uko ameze. Ubwo naramweretse ati ehe ndabona ari cool bro, ahubwo wowe fatiraho ntagucike. Mpita mubwira uti none se mani ndi kwibaza ukuntu ngiye guhemukira Denise wanjye, nkumva naba mpemutse kandi nawe urabona ko uyu vava ntahahuriye na Denise. Eva yahise yambwira ati ariko koko nibyo, nanone waba uhemukiye Denise kandi ntacyo wamuburanye. Mpita mubaza uti none se bro ubu mbyitwaremo nte? Eva yahise ambwira uti mesa kamwe nyine, ariko njye ndumva wamureka ukigumanira na Denise. Eva nahise mubwira uti wapi mani, bose ngiye kubafatanya. Eva ahita ambwira uti sha biragoye kabisa, gusa ngiye inama nakugira ni uko wagumana na Denise wawe. Mpita mubwira uti wapi kabisa, ntabwo nareka uyu mwara ncika. Eva ahita ambwira uti ntari tugerageza, reka nanjye njye kuryama mbitekerezeho nzakubwira ejo. Nahise mubwira uti ntari reka nkwerekeze ndabona bwije sana. Ubwo naramuherekeje mugeza aho acumbitse, nanjye ndataha mpamagara Denise wanjye. Mpita mbaza Denise uti bite se sheri? Nawe aransubiza uti ni sawa hani. Ndamubaza uti wiriwe ute se? Nawe aransubiza uti ni neza pe, wowe se? Nawe ndamubwira uti ni neza bebe. Ubwo twakomeje kuganira mpaka ngeze mu rugo, ndamusezera ndaryama.